uvuga nk'ibisanzwe jewe ko mvugaga gutya je mvugaga kwehe kunduzi wowe na Bijiyobija byagenze gute? umutima gwanje gwaheneye mu gwa Bijiyobija. Sano TV, born to entertain. Abakunzi ba Sano TV twongeye kubaha ikaze. Dukomeje gushimira abari gukanda like, abari gukanda subscribe, abari gukora shares ibiganiro bitandukanye dukora bikagera kuri bose. Uyu munsi rero twabagarukaniye inkuru idasanzwe. Njyewe nkibibona byarantunguye cyangwa se ngihura n'uyu muntu tugiye kubereka cyangwa tugiye kubahuza nawe, naratunguye cyane. Ntago nari nzi ko umuntu yamira undi cyangwa se umuntu yakwigana undi ku rwego rugeze kuri uru nguru. Hari umukomediye nyarwanda muramuzi yitwa Bijiyobija cyangwa se Bijiyobija Gerwaye, tumuzi muri Dogiteri Nsabi ndetse no mu yandi mafilime atandukanye akinira kuri Kwirebero TV. Uyu munsi rero twabazaniye inkuru idasanzwe, inkuru y'umwana mutoya ushobora kwigana na Bijiyobija Gerwaye, umwana muto ushobora kwihindura nka Bijiyobija akakitinga muri ya sura dusanzwe tubonamo Bijiyobija. Namuzanye ngo mwereke abakunzi ba Sano TV and then tumubaze yabitangiye ate, yamenye Bijiyobija ate, cyangwa se nawe akaba abikoresha muri comedy cyangwa se muri filime. Namuzanye hano kuri Sano TV rero ngo uyu munsi atuganirize, atubwire byose ndetse tunarebe ko ibyo binabibashije. Nubona yabikoze yiganye Bijiyobija uzi, ujye muri comment wandike uti uyu mwana yabikoze. Nubona atabikoze ujye muri comment uvuga ati uwo mwana uretse kuba akunda Bijiyobija ntago arimo arabibasha. So guys, ikintu mbasaba rero mukomeze mukore subscribe kuri iyi channel, mukande like, mutere comment ndetse munasangiza ibiganiro dukora mu bihe abandi. So reka nsaba uri kuri kamera atwereke uyu musaza. Muze mwiriwe neza. Mwiriwe. Amakuru yawe? Amakuru yari meza. Turakwakiriye kuri Sano TV. Murakoze. Mu buzima busanzwe ubundi uretse kuba turi kukubona nka Bijiyobija Gerwaye, ubundi witwa nde? Amazina yawe? Amazina yanjye banyita Bijiyobija. Bijiyobija wenda turi kumubona hano, ariko se nyuma y'uyu muntu turi kubona wewe witwa nde? Amazina ganjye banzi kuri Manzi Daniel. Manzi Daniel. Yeah. Manzi Daniel ufite imyaka ingahe wenda mu buzima busanzwe? Mu buzima busanzwe mfite imyaka 16. Ufite imyaka 16? Yeah. Ni ibintu bidasanzwe kubona umuntu ukiri mutoya mu myaka nk'iyo ngiyo ariko ubasha gukora ibintu nk'ibi ngibi, navuga ko biri ku rwego rwo hejuru. Bijiyobija ubundi watangiye kumubona ryari? Hashize nk'amezi 5. Hashize amezi 5 ubonye Bijiyobija? Bijiyobija wamukundiye iki ukimubona? Bijiyobija namukundiye ukuntu asetsa. Bijiyobija ni umuntu mwiza. Bijiyobija ni umuntu mwiza. Hari abantu benshi baba bari hariya hanze cyangwa se urubyiruko mungana babona abakomediye cyangwa abakinnyi ba filime bakabakunda ariko akaba atakwisanisha nawe. Urugero, nimba hari umuntu uri kwakitinga nk'umupasiteri akaba atakina nk'umupasiteri ngo bamwigane cyangwa se abe pasiteri mu buzima busanzwe, ariko wowe wabonye umukomediye uhitamo kwisanisha nawe. Icyo gitekerezo wagikuye cyo guhitamo kwisanisha na Bijiyobija? Igitekerezo numvaga narebaga Bijiyobija nkamwikundira, kumva namureba nkajya gufatisha utuntu twe kuri ba bantu bita aba DJ, sinzi niba ubazi. Yego ndabazi. Nkajya ntureba nuko ntekereza ko mwiganye numva bivamo. Byavuyemo rero. Hariya hari abakunzi ba Sano TV bakurikiranye kino kiganiro, ndagira ngo ubanze ubereke Daniel mu isura ya Bijiyobija noneho. So bakunzi ba Sano TV rero ndagira ngo trying kano kantu gatoya. Reka Daniel cyangwa se Manzi muswitching muvane muri Manzi mwambure Manzi mwambike Bijiyobija, tumubaze mbese Bijiyobija urugendo rwo kuva i Musanze uzi Kigali
tugiye kugakora muri ubu buryo. Uyu ni Bijiyobija wavuye Musanze aje kuduha interview kuri Sano TV. Tugiye kumubaza noneho tubanze turebe manzi ntago ari kudutuburira ubundi yabibasha kwambara isura ya Bijiyobija, ndetse izo comment nyinshi zemeza ko yabibashije nibyo bizatuma tuvuga ko twamuhuza na Bijiyobija, nibyo bizatuma twamuhuza na Bijiyobija mukabona ikindi kiganiro. So muzehe Gerwari, karama turi kukubona wageze i Kigali, urugendo rwo kuva i Musanze ugera i Kigali byari bimeze gute? guparamira ikamyo y'amakara ko bitoroshye kurebye nabi wagwa. Oya, waje kwikamyo se? Naje kwikamyo, wabona ari ifuti isivuye i Musanze. Kubera icyo utabona ari amafaranga gaba menshi cyane. Kuva i Musanze ugera i Kigali bitwara amafaranga angahe? Simbyibuka ariko ntateze se ko nafashe ifuti. Wagenze urugendo rungana gute uva Musanze ugera i Kigali? Ubu se nabyibuka, ariko nawe mwana wanjye jya wibuka ko nshaje. Ntabwo nabyibuka rwose. Niki wabonye i Kigali harusha i Musanze? Cyangwa se ukigera i Kigali n'ibiki wabonye muri Kigali utabonaga i Musanze? I Kigali haba ibigore byiza, haba ibigore bifite amanya ko ririya, azi ko waterekaho icupa ry'urwagwa rigahagarara. Abagore bonyine nibo babonye muze? Oya, hari n'abana b'abakobwa beza byonyine. nese ubwo urumva nari kureba iki kintu, ariko nabonye n'amazu meza. Musanze ntago haba amazu nk'ayo wabonye i Kigali. Ngiye ko nturukaga mu cyaro, ariko ntugire uwo bibwira. Nta muntu ndi bubibwire. None se Gerwa, uri kubona ari icyo uzavana i Kigali usubiza i Musanze nusubirayo? Nzajyana ikigore, nzashaka ikigore nkijyane nyereke abakecuru. Ariko se wewe waje uturutse? Njyewe mba hano muri Kigali. Kigali niyo mbagamo. Nze kuzasuncumbikire. Mva kandi nese ubafashe lifti. Uri mu biki se muze? N'utuntu tuba turi kundyarya ntazi. Subu natukubwira watumenya. Mbwira numve n'uduki. Kigali. N'uduki? Bazita impeke. Impeke. None tuzijya zidutera kubera isuku nkeya. Tuba turi kundyarya. Reka tubanze tuganire, izo mpero uraza kubuzimena nyuma. Ziba ziri kunduma reka. None se Gerwari, nta kindi kintu wabonye iki? Baburetse hari ikigore nabonye Kigali, ne tugenda ndakikwereka. Kimeze gute? Gifite amannyo. Kirabyibushye. Baburetse ahubwo uzampuze nacyo. Icyo wakibonye heza? Nakibonye harya bahita ngo iki hariya Nyabugogo. Nyabugogo? Nidusubire tuzagishaka, ariko tuzagishaka se byari ubu ntikigendeye sha. None se tujye ubu ngubu? Ubu ngubu hari akantu nari ngiye kujya gukora. Ahubwo se ubu ndasanga intabire yanjye itaraye. Ubwo baburetse tugende tukireba icyo kigore, ariko mukanya ndabanza ngiye gutabira intabire yanjye niteremo ibishyimbo itararara. Ahubwo nitugenda uwo muntu, ahubwo se yewe we nibagiwe mfite ibyana hariya. Ubu ndasanga udufaranga twanjye twaye turi mu ruho byarumennye. Ahubwo mungire inama, abana banjye ko bananiye nkora iki? Bakunaniye gute se Gerwa? Nsigaye mpfa kuva mu rugo, nabo simenya aho bagiye. Ngasanga utuntu twose batunze agusha. Abana bo muri iyi minsi niba tuzabakorera iki? Yes guys, murabibonye rero aragerageje Yigana Bijiyobija Gerwari. Mujye muri comment mwandike mbese arabibashije tuzamuhuza na Gerwari noneho turebe uburyo kibazatingana bari kumwe. Ariko ikiriho mbere yuko wenda tujya kuganira ibindi, reka mbanze musabe Manzi Daniel atubwire cyangwa se atuvugishe uko asanzwe avuga atari kuvuga nka Bijiyobija. Daniel, wadufasha ukavuga uko usanzwe uvuga?
kabwera ahubwo unabonye ufite mushiki wawe mwiza uriya mushiki wawe uzampuza nawe oya ahubwo banza umbwira akazina ke narindi kuvuga abakunzi ba Sano TV nta kuntu twababwira nako wabavugira uko usanzwe uvuga kugira ngo ko wagabanya mbwira mushiki wawe wamwitande Daniel cyangwa se Bijiyobija ahubwo wiyambuye Daniel ubu ngubu wabyanze mutaye namujugunye iyo nyuma ntazi ukunda Bijiyobija bingana gute ariko umuntu ukora utu tuntu bamwitande ako ngako gakorwa n'uruganda rwa Bralirwa harikibashye iba irubavu ariko karengetse aho hantu tuzanjyaneyo tugira ukuntu tubigenza none se kabasaza tuzi ko banywa inzoga ukaba wanywa ifanti uyu munsi byagenze gute nese ko nta kundi nari kubigenza napfuye kugafata ariko narinzi karaka ariko ndumva karyoshye yego tukiri aho ahubwo urangurira kandi yego nta kibazo barakaguha rwose ariko tukiri aho nendaga kugira ngo uvuge uko usanzwe uvuga nka Daniel ariko Delphine uramuheruka ntago ndi kugusaba nibazumbwire Delphine uramuheruka nagira ngo tubwire abakunzi ba Sano TV Daniel come on reka uvuga uko usanzwe uvuga banzumbwire Tofiri uramuheruka ngaho uvuga uko usanzwe uvuga abakunzi naho se Kararisi wavuze uko usanzwe uvuga abakunzi ba Sano TV bakumva nkawe ibyo ndi kukubaza ntabwo byumva ariko jyawe ujye umenya ko nkuruta yego uranduta ndakuruta aziko so wasowo kwa nyoko wanyu namubyaye muri batisimu naho se musaza wasowo kwa nyoko wa mubyara wawe icyo navugaga nagira ngo uvuge uko usanzwe uvuga abakunzi ba Sano TV ariko wabanza ukambwira nagira ngo uvuge uko usanzwe uvuga abakunzi ba Sano TV bumve Daniel avuga ati atari kuvuga nka Bijiyobija ko jewe wabanza ukansubiza ibyo nakubajije ngambaza ngo usubize ariko nawe wituvuga uko usanzwe uvuga abakunzi bacu mwishwa wawe wo kwa nyoko wanyu wabyaye so wanyu wa mubyara wawe muraherukana ibyana byo muri iyi minsi mwaranshanze ubwo ibyo nkubajije nibyo ncubije iryo sano uwo muntu muba mupfana iki hari ikibuga bari iki cyawe niba barimo bya ariko ibyo ari byo byose ni mwishwa wawe muraherukana yego turaherukana ngaho amakuru yese amakuru ni meza ngaho naho se wa mubyara wawe wo kwa so wanyu wavukaga na data wanyu nawe ameze neza ngaho ugira icyo naho se wa mushiki wawe wabyawe na so wanyu guys muzehe Bijiyobija nako Dani ndabona yamize Bijiyobija byarangiye yanze kunsubiza ngo atubwire uko asanzwe avuga mu buzima busanzwe ariko nimwumva cyangwa se nimubona yabibasha ari kwigana Bijiyobija bigakunda mubyandike muri comment tuzabahuze na Girwari ndumva kuvuga nk'ibisanzwe bwo wadukatiye wabyihoreye ko kuvuga nk'ibisanzwe ngewe ko mvugaga gutya ngewe mvugaga kwehe kunduzi ngaho mbwira hari ukunduzi mvugaga nta kundi wavuga bisanzwe uvuga nka Bijiyobija ngewe niko mbaga meze nibyo niberaga niko ubumeze okay nta kibazo none se Dani niki wifuza ko niki wumva uzabwira Bijiyobija umunsi mwahuye Bijiyobija we iyo tumugezeho mba numva nahita nifira kubera igize wahita upfa kandi Bijiyobija uriya ni umuntu wanjye wa hafi Bijiyobija ni umuntu wawe wa hafi kandi mutarahura uya guhura ko twahuye mu mitima abura byumva ariko ubundi uretse kuba mwaruye mu mitima n'umuntu wawe wa hafi n'umuntu wanjye wabonye utwenda nambaye wambaye neza cyane ibintu n'iby'abazungu mwishwa wanjye uvuka muri Amerika kwa data wacu yambwiye ngo babyita ngo niba ari kompuriti wambaye kompuriti ni kompuriti okay iri kote ryo nariguze ejo bundi mu Butaliyani ndi muri Canada
uri kuze mu Butaliyani uri muri Canada. Muri Canada. Ni karitsiye yitwa Canada mu Butaliyani. Oya, ni mu gihugu cy'Ubutaliyani, nari ndi muri Canada Vancouver. Uri muri Vancouver. Urumva ko Bijiyobija dufite hano none wowe ni no muri Canada, ni Bijiyobija from Canada. Ndegereka nje wenda je. Nari nkubajije wenda nugira amahirwe yo guhura na Bijiyobija, ni cyumva uzamubwira, ni cyumva uzamusaba nk'umuntu ukunda cyane muri entertainment nyarwanda. Bijiyobija nzabanza mutere bya bintu by'abazungu bita pick up. Ni pick up, ni pick up. Nawe nugaseke. Nzabanza mutere pick up, ni pick up. Mutere pick up nindangiza tuganire. Nk'umuntu nemera byumva. None se ubundi uretse kuba wenda umanipulating cyangwa se wigana Bijiyobija, uba wumva muri wowe ufite ubushake bwo kuba wakwinjira muri sinema nyarwanda? Ariko mbonye umuntu nzamura najyamo, kujyamo ubwo najyamo. Wabasha gukina filime rwose? Nabasha gukina. Ni iki wasaba abakunzi ba Sano TV ubu ngubu? Abakunzi ba Sano TV nabasaba gukanda harya bayita subscribe. Wakande subscribe bandike unakuri share. Ajya no kwandika. Bandike kuri share bandike kuri share. Banakande kuri comment. Banakande kuri comment. Urano ariko bibuke nakazogera. Bakandi no kukazogera. Ibyo ngibyo nabyumvisheje ubundi hahantu bita Irubavu. Babwire ongera usubire muti bakunzi ba Sano TV turabasaba gukanda subscribe. Abakunzi ba Sano TV ndabasaba gukanda subscribe. Mukande subscribe. Bakunzi ba Sano TV mukande subscribe. Bakunzi ba Sano TV mukande subscribe. So none se nta wundi mu star cyangwa se umukinnyi wa filime mu Rwanda ufana uretse Bijiyobija? Ariko buriya nikunda n'undi muntu umwe. Uhe? Umuntu bitaga Mitsutsu. Umuntu bita Mitsutsu. Mitsutsu se nawe buriya wamwigana? Mitsutsu? Namwigana ariko ndagerageza. Uragerageza ntago bibasha nk'uko. Ntago mbibagamo. Ntago biri ubibagamo. Ubwo mbibagamo ariko ntago bibagamo. Ubwo Mitsutsu w'umutima wawe niwe ntago byegeranye nk'uko. Ntago Gwaheneye Mugwe ariko Bijiyobija Gwanje Gwaheneye Mugwe. Ako kantu kavuge neza. Wowe na Bijiyobija byagenze gute? Umutima Gwanje Gwaheneye Mugwa Bijiyobija. Ubwo Bijiyobija ni umuntu wawe wa hafi ku mutima. Nubwo mutarahura ariko imitima yanyiregera. Umutima Gwanje gwashenjagurikiye Mugwe. Babuletse ariko nimuza kumubaza murasanga ariko yarandose. Yarandose. So guys, rero nguyu Dani wigana cyangwa se umukunzi ukunda umufana ukomeye cyane wa Bijiyobija, niwe twari turi kumwe hano mu kiganiro. Arakoze cyane kutuganiriza, arakoze cyane kutwereka impano yifitemo ku myaka yiwe mikeya, ndetse ndi kubibutsa nanabasaba, nimba ubona uyu mwana ashoboye, nimba ubona uyu mwana yabibasha, andika muri comment uti yabikoze, andika muri comment uti muhuze na Bijiyobija. Ndabasezeranya ko nimbona mubishaka, ibyo mushaka byose kuri Sano TV tuzajya tubikurikiza, ndetse tuzabikora nk'uko mubishaka. Reka nshimire Dani ndagushimiye. Nanjye ndagushimiye kuba wemeye gufata umwanya gwawe ukaza kuvugana nanjye. Sano TV, born to entertain.